Ngaha turaje Nyagasani, twitabire ingoma y'urukundo, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya gatandatu cya Pasika, tariki 14 Gicurasi 2026, ubwo duhimbaza Mutagatifu Matiyasi intumwa. Ngaha amasomo agiye gutwegereza Imana. Isomo rya mu itaki byakozwe n'intumwa, umutwe wa mbere, murongo wa 15 kugeza kwa 17, uwa 20 no 21 kugeza kwa 26. Muri iyo minsi Petero arahaguruka, ahagarara hagati y'abavandimwe bari bateraniye aho, bageze nko ku 120. Nuko arababwira ati, bavandimwe, ibyo Roho Mutagatifu yavugishije Dawudi mu byanditswe ku byerekeye Yuda wayoboye abafashe Yezu, byagombaga kubaho koko. Uwo yari umwe muri twe kandi yari yaratorewe uyu murimo wacu. Koko niko byanditswe no mu gitabo cya Zaburi ngo umurimo we uzahabwa undi. None rero hari abagabo twagendanye igihe cyose Nyagasani Yezu yari kumwe natwe, uhereye kuri batisimu ya Yohani ukageza ku munsi atuvanywemo. Ni ngombwa rero ko umwe muri bo yafatanya natwe kuba umuhamya w'izuka rya Yezu. Nuko bazana babiri muri bo, umwe akaba Yosefu witwaga Barisaba, wari waranahimbwe ntungane, undi akaba Matiyasi. Hanyuma basenga bagira bati, Nyagasani, wowe uzi imitima ya bose, garagaza muri aba bombi uwo wihitiyemo, kugira ngo ahabwe umwanya mu murimo wa gitumwa Yuda yaretse akajya hamukwiye. Nuko bakora ubufindo, maze bwerekana Matiyasi, guhera ubwo abarwa hamwe n'intumwa 11. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 113, Uhoraho amwicaje hamwe n'abakomeye bo mu muryango we. Bayoboke b'Uhoraho, nimuhanike ibisingizo, maze musingize izina ry'Uhoraho. Izina ry'Uhoraho nirisingizwe ubu ngubu n'iteka ryose. Kuva igihe izuba rirashe kugeza ubwo rirenga, ntihasinzwe izina ry'Uhoraho. Uhoraho asumba kure amahanga yose, n'ikuzo rye rigasumba ijuru. Ninde wamera nk'Uhoraho Imana yacu, we utetse ijabiro hejuru iyo gihera, maze akunama areba ijuru n'isi hasi ye? Ahagurutsa indushyi mu mukungugu, akavana umutindi mu cyavu, kugira ngo amwicaze hamwe n'abakomeye, abakomeye b'umuryango we. Uhoraho amwicaje hamwe n'abakomeye b'umuryango we. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa 15 umurongo wa 9 kugeza kwa 17. Muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri isi ngo asange se, yabwiye abigishwa bati, uko Data yankunze niko nanjye nabakunze. Nimugume mu rukundo rwanjye. Nimubaha amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nkuko nanjye nubaha amategeko ya Data maze nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiye ngira ngo igishimo byanjye bibabemo, kandi ngo ibyishimo byanyu bisendere. Ngira itegeko mbahaye, nimujye mukundana nkuko nanjye nabakunze. Ntawagira urukundo ruta urw'umuntu uhara amagara ye kubera inshuti ze. Muba muri inshuti zanjye igihe mukora icyo mbategetse. Njye sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atamenya icyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti, kuko nabamenyesheje ibyo numvanye Data byose. Simwe mwantoye, ahubwo ninjye wabatoye, maze mbashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto, kandi imbuto yanyu igumeho. Bityo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azakibahe. Icyo mbategetse nuko mukundana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ujye bukagufungura buri munsi. Wibuke gufungura buri munsi. Ntuza kwibagirwa kandi gufungurira abandi buri munsi. Buri munsi ijambo ry'Imana, buri munsi neza y'Imana, buri munsi imigisha y'Imana. Turi muri ubu buzima, tuba dukeneye ko Nyagasani agira icyo atubwira, aduhamagara, adutora. Buri munsi Nyagasani araduhamagara, kuko icyo aguhamagariye ejo n'ubundi afite uburyo, afite ibindi byinshi cyane agenda guhamagara, bitewe nuko ejo wabyujuje cyangwa utanabyujuje, nuko akagenda guhamagarira ikindi. Buri munsi ufite umwihariko wawo, buri munsi ufite umwihariko wawo. Niyo mpamvu utasiba na rimwe kwegera Nyagasani mu ijambo rya buri munsi, kugira ngo akugire neza buri munsi, kuko Nyagasani adukunda byahebuje. Buri munsi aba yifuza ko twagira icyo tuzamukaho cyiza, twagira ingeso nziza tuzamukaho, twagira imico mibi twasiba mu buzima bwacu, kugira ngo tubeshweho nawe, tugengwe nawe. Hari imvugo igira iti, uzi icyo atora
uzi icyo ashaka ntatora ikibonetse cyose, ntatoragura ahubwo aratoranya. N'Imana nayo burya ntabwo itoragura, burya hatoragura nk'umusazi, hatoragura uwabuze nyine icyo atora, ariko Imana itora iratoranya. Uyu munsi turi ku munsi mukuru wa Mutagatifu Matiyasi intumwa wasimbuye Yuda. Turazirikana uburyo yatowe. Itorwa rya Matiyasi ntabwo Imana yamutoraguye, ahubwo yaramutoranyije mu bari basanzwe bakurikiye Kristo, bagendana n'intumwa. Aho niho Imana ihera. Imana ifite ahandi ihera, ntabwo Imana ipfa gutoragura. Imana iratoranya. Nawe uri mu bo Nyagasani yatoranyije. No kuba turi kumva ijambo ry'Imana nuko natwe Nyagasani dutoranyije, hari n'abatari kuryumva. Abo bose rero Nyagasani nawe wishime uneze kuko uri mu batoranyijwe. Uzi kumva ko uri mu batoranyijwe kumva ijambo ry'Imana, watoranyijwe kuza mu misa, watoranyijwe kuba uri mu bari gusenga. Urahirwa kuko watowe. Ngaba batoye dukomeje kubasuhuza, nawe urimo nanjye ndimo, ababatijwe abo Nyagasani yahisemo kugira ngo baze bamwumve. Yaguhamagaye nanjye yampamagaye, reka tuze twumve ubutumwa yaduhamagariye maze tubeho ku neza ye. Turazirikana ku ngingo 3 no munsi biriza kudufasha kumva uko Nyagasani yitorera. Yitorera abashatse akabatuma hashaka, kandi Nyagasani ntatora abashoboye gusa, ahubwo abatoye arabashoboza. Amen, kubera Imana. Ingingo rero idufasha kuzirikana ku masomo y'uno munsi, kuri umunsi mukuru wa Mutagatifu Matiyasi intumwa atorwa, iragira iti uri impano y'Imana. Bwira mugenzi wawe mwegeranye uti uri impano y'Imana. Bwira umugabo wawe uti uri impano y'Imana. N'umugore wawe mubimubwire, n'umuntu mubana mubwire uti uri impano y'Imana. Buri wese ni impano y'Imana. Nibyo rero tujye kuzirikanaho muri aya masomo hamwe na Matiyasi. Icyambere tujye kuzirikana ku izina Matiyasi. Ese Matiyasi byagenze bite? Matiyasi ni ijambo ry'Igiheburayi n'ubundi rivuga Matatiyahu, bikavuga ngo don de Dieu, impano y'Imana. Kimwe na ba Matayo, kimwe na ba Adeodatus, don de Dieu, Theodeta, Theodore, abo bose bivuga impano y'Imana. Dutangazwe n'uburyo muri iki gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa batubwira itorwa rya Matiyasi. Bamutoye muri bamwe bari bakurikiye Yezu, babanaga n'intumwa, bakoranaga ubutumwa n'intumwa, bari basobanukana ubutumwa n'intumwa. Iri zina Matiyasi riraza kutwerekeza uburyo Nyagasani dutekereza, adutora, afite aho adusanze. Abasanze mu isengesho, amusanze n'ubundi ari ku rugendo nk'umukurikiye. Nyagasani afite ahantu agusanga. Kuri impano y'Imana, Nyagasani nyine afite uburyo agenda akuzana kuko uri impano y'Imana. Matiyasi rero aha niho yavuye, mu ikoraniro, ku rugendo. Urugendo yatangiye akurikira Kristo hamwe n'izi ntumwa, bafatanyaga n'intumwa. Aha niho Imana imukuye. Ntabwo Imana imukuye mu ibarabara, ntabwo Imana imukuye mu nzu y'indaya, ntabwo Imana imukuye mu ikabare, ntabwo Imana imukuye ahantu hadasobanutse, imukuye ahantu hasobanutse. Yari ari kumwe n'intumwa. Intumwa zakoraga iki? Zamamazaga ivanjiri ya Kristo. Hari ahantu Imana imukuye hakomeye cyane, kuko n'umwihariko wa Nyagasani. Usibye kuzirikana kuri iri zina ko Nyagasani afite uburyo ajya mutoranya, bwa kabiri reka tuzirikane ku itorwa rye ngo bari abakandida babiri. Byumvikane bari nyine muri iyi cercle, ahangaha nyine nk'abari bakurikiye Kristo hamwe n'izi ntumwa. Abakandida babiri, ngo umwe akitwa Yosefu witwaga nanone Barisaba, ngo bakamuhimba ntungane. Umukandida wa kabiri yitwaga Matiyasi. Iyo ngeze ahangaha hari ikibazo njya nibaza, ubundi ngewe ndutora ndabeshya pe, njye nari guhita ntora ntungane, ko nakumva ko ari we nyine wakomeje gutungana, n'ikimenyemenye bari baramuhimbye ntungane. Ariko ahangaha tukaza gutekereza nanone kuba abantu bampimba izina cyangwa kuba banyita runaka, no kwitonda. Imana ifite kujya ibibona. Mbere na mbere uhere ku izina rye nyirizina Matiyasi, don de Dieu, ni impano y'Imana. Izina ababyeyi bakwise, izina rya mbere naryo rifite icyo rivuga, impano y'Imana. Jese kuvuga ko Imana ifite uburyo yari yimutoranya n'izina rye rikagira uburyo nyine rigenda ribigaragaza, rigenda rimuhaye amahirwe. Babyeyi tujye twita abana amazina ajyanye n'ubutumwa. Ubundi umubyeyi iyo umwana avutse amwita izina narinjye kuvuga rihuye n'ubutumwa bwe,
kuko mu bayahudi izina ringana ubutumwa. Yani mvugo mu Kinyarwanda ngo izina ni umuntu yari yatowe ku impano y'Imana, nawe uri impano y'Imana. Dutekereze rero uburyo atowe, inzira aya matora anyuzemo. Icya mbere, hari aho bahereye abakandida babiri bagiye gutora mu umwe. Icya kabiri, ntago bamutora uko babonye, hari inzira banyuramo, la voie spirituelle, inzira y'isengesho. Hanyuma icya gatatu, baraza gukora nyiri ubufindo, bya sengesho bakoze, ya moteri niza kubasunika maze bakagera ku Nyagasani ashaka. Nguko Nyagasani yitorera abashatse akabatuma hashaka, kuko twese adukunda. Ni nayo vanji y'uno munsi, ku itegeko Nyagasani yadushyiriyeho ni itegeko ryo gukunda. Icyo mategeko nuko mukundana. Simwe mwandoye n'injye wabatoye. Itorwa ryacu ntago ari twe dutora, ni Nyagasani udutora. Iyi vanji y'uno munsi nayo irerekeza kuri Matiyasi. Ntabwo ari intumwa zatoye, ni Nyagasani wabatoye, ni Nyagasani uduhitamo. Kubera iki? Kubera urukundo, natwe akadutegeka gukundana. Nyiki igomba guturanga mu butumwa, urukundo ku bantu bose Nyagasani yatoye. Ubundi cyakabaranze cya mbere gikomeye kurenza ibindi, urukundo. Kandi ntihagire uyemera ati njye byishoje, njye byigejeho. Ni Nyagasani udushoboza twese, ni Nyagasani uduha inzira, ni Nyagasani uduha umurongo, cyane cyane igihe twamuretse akaza mu byacu. Hari amagambo atatu twazirikana adufasha kumva ko Nyagasani tutagomba kumuheza, ahubwo ko ari gomba kujya hagati kugira ngo adukoreshe. Icya mbere, ufite iki ngo mpereho? Intumwa zari zifite abakandida babiri, aho niho Nyagasani yahereye. Icya kabiri, icyo ufite cyerekeye Nyagasani, ngiryo rya sengesho ati tubanze dusenge twereke Nyagasani ubuzima bwacu, tumwereke abakandida tujye gutoramo. Icya gatatu, ahasigaye tureke Nyagasani yikorera imirimo ye, bwa bufindo. Uko biri kose kuba twavuze Nyagasani, kuba twamanye Nyagasani, araza kuza abyikorere, kuko ari hafi yacu, twamwiyambaje, ari kumwe natwe, ari rwagati muri twe. Iyo babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe banyambaza, mba ndaho hagati yabo. Matayo 18:20. Nyagasani nanjye arifuza ko namuzana mu byanjye. Akenshi ari ubwo duheza Imana mu byacu, uti Imana ntabwo igomba kugera ahangaha. Nyamara ikintu cyose ukoze ujye uzirikana ngo Nyagasani akuri hafi. Nyagasani niyo tugomba kwiyambaza bwa mbere. Icya gatatu tujye kuzirikana nyuma yo kureba kuri impano y'Imana nawe n'izina rya Matiyasi, na nyuma yo kureba itorwa rya Matiyasi, ko Imana hari icyo yamutoreye, ubutumwa yamutoreye kujya kumwamamaza, agasimbura Yuda wari warabaye umugambanyi, wari wagambaniye Kristo, akabarirwa mu ntumwa 12 nawe. Reka dusoreze gucyanyuma. Icya gatatu tujye kuzirikanaho uruhare rwacu, umukiro wacu, uruhare rwacu mu itorwa ryacu, uruhare rwacu y'impano z'Imana. N'amagambo ya Mutagatifu Agusini tujye kugarukaho, ubwo yavugaga ati Dieu nous a créé sans nous, mais il ne nous sauvera sans nous. Il faut notre participation dans notre propre salut. Ngo Imana turemye nta ruhare tubigizemo, création. Mu kujya kuducungura ariko hazagombera uruhare rwawe n'urwanjye, notre participation, uruhare rwanjye n'urwawe. Ni ngombwa rero n'izi ntumwa Nyagasani afite ahera kuri bari bakandida bateguwe, batoranyijwe. Nanone Nyagasani akaza gutora mu umwe, kuko Nyagasani adatora ibibonetse byose, nta nubwo atoragura, ahubwo aratoranya. Ngaha ikibuga natwe tugomba kujyaho kugira ngo tureke Nyagasani twitorere uko ashaka. Biragusaba iki rero? Biragusaba intambwe yawe byibuze mu mukiro wawe. Hari intambwe wateye, mu ntambwe 100 tugomba gutera kugira ngo dukire, hagomba kubonekamo byibuze imwe yawe. Yezu agatera izindi 99 aza gusanga byibuze, agasanga harako nawe wateye kamwe. Uko se nugatera nawe kamwe, zizahura na za zindi 99 Nyagasani yakoresheje aza kureba, ubundi ukire. Kuko Nyagasani aje kugutora, ni ufata iya mbere, ariko nawe hari icyo gusaba, bwa bushake, kwa kujya kunzira, kwa kujya mu bandi, kwa kujya mu isengesho. Ibyo nawe Nyagasani nibyo agusaba. Uruhare rwa mu mukiro wawe rurakenewe. Na Matiyasi nawe byagombeye uruhare rwe nk'umuntu wari muri iyo community afatanya n'intumwa. Uruhare rwawe, intambwe yawe ya mbere ni yihe mu gukora Nyagasani, mu gukurikira Nyagasani, mu itorwa ryawe ni yihe? Uye inkuru ndagusaba ko wayumva. Hari igihe uza gusanga naho byarakubayeho, cyangwa hari undi byabayeho,
ukomeze uyumvane ubushishozi, maze ntukabure na rimwe gushyiramo urwawe uruhare mu buzima bw'ubukristo, mu buzima bwa roho. Ngo umunsi umwe kure cyane muri Afurika, ngo umugore ngo yari indaya, nuko ngo aza kujya mu isengesho. Agezeyo afashwa n'ijambo ry'Imana bari gusoma, yumva yakize. Yari misa yaragiyemo, ataha yumva yakize, afata n'icyemezo cy'uko agiye gusaba penetensiya, ubundi akava muri ubwo buraya akagarukira Imana, akava muri ubwo buraya. Amaze guhinduka asigana ikibazo kimwe rukumbi, ati koko mpindutse, hanyuma se ubwo koko sinzasubira, hanyuma se abakiriya banjye nari mfite nibaza nzitwara nte, abakiriya nibaza nzitwara nte imbere yabo. Akomeza kubunza imitima we ko akize, arumva yakize pe, arumva ibintu atazabisubira, arumva uyu mwuga atazongera kuwukora, umwuga w'uburaya. Ariko se ndabigenza nte hagati yaho kugira ngo abakiriya batazandakarira? Nuko afata icyemezo, bishoboke ko ari yari umutasi yaramubwirije ati, hanyuma nihaza umukiriya ujye ubanza umunyuze muri chapelle, dore ko aturanye na kiliziya, yaraturanye na chapelle, ubanza umusengere. Wa mubyeyi koko afata icyo cyemezo. Umuntu wese waje kumusura akamubwira ati, tubanze tujye gusenga, tunyure kwa Yezu ngusengere, unsengere, tunyure kwa Yezu unsengere, tunyure kwa Yezu dusenge. Haza abashyitsi, ababyeyi be, inshuti, abavandimwe, bose akabwira ati, tubanze tujye gusenga, tubanze tunyure kwa Yezu kugira ngo Yezu abari buze gutuyobora, tunyure kwa nyir'urugo, ntitugace ku rugo. Biba inshuro nyinshi. Hanyuma haza kuza abagabo n'abasore birumvikana, babandi bari abakiriya b'ibimena, nabo baramusanga. Aho tekereza uburyo agiye kubafata, ninze kuvuga ku ngufu, akabajyana muri kiliziya, akabajyana muri chapelle, ati muze tubaze dusenge. Neza neza umubera umuzigo ukomeye cyane. Umugabo wa mbere araza aramubwira ati, ngwino tubanze tujye gusenga. Banyura mu kiliziya, birakunda. N'uwa kabiri araza, indaya, umukiriya wundi araza, n'undi mukiriya araza, babakiriya bose bahoze bakora ngoga baraza. Abakiriya be bose akabajyana muri chapelle, bakabanza bagasenga. Hanyuma ngo iyo barangiza gusenga bahitaga bagenda. Niba bagize ikindi babongera kumusaba, ngo haje kuvukamo ibice bitatu muri babakiriya be. Bamwe bati, uyu mugore ni umusazi, yasaze, cyangwa ni umupfumu, ashobora no guturogesha. Bamwe bakamuvaho kubera ko bavuga ko yasaze cyangwa ari umupfumu. Icya gatatu, abagatatu ati, noneho nanjye ndahindutse, nyuma yo kubona uyu mugore ko asigaye asenga, ejo hazanteranya n'Imana, nanjye afashe icyemezo cy'uko ngiye guhinduka, kuko nabonye umugore nawe yahindutse, nanjye sinzasubira muri izi ngeso z'ubusambanyi. Nuko abagabo benshi barahinduka, babandi bari abakiriya be barahinduka, bamubera abakiriya nyine kwa Yezu ku Mana. Kubera iki? Kubanza kubanyuza kwa Yezu. Muze tubanze dusenge. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Isengesho ricingo za sekibi, rigabanya ubukana bwa sekibi, rigabanya ubukana bw'ingeso mbi, nuko rigatuma hari ibyo ushobora gushobora utari gushobora. Ngaho Nyagasani adutorera igihe twamwemereye agatwigarurira, igihe twamwemereye tukamugisha inama, igihe twamwemereye tukamubaza, igihe twamwemereye tukamwiha. Aho niho ahera aduhamagara atubwira ati, uri umwihariko wanjye, uri impano yanjye, ngwino. Kuko Nyagasani icyo adashaka ni icyaha, ariko agakunda umunyacyaha wicujije. Ndasoza nkurangira umukoro tuza gutahana twese nyuma y'iri torwa rya Matiyasi. Naho byanyuze wahumvise ko Matiyasi n'ubundi yarasanzwe ufatikanye n'intumwa. Hari urugendo yari yarakoze bwa mbere, uko yatowe binyuze mu isengesho, yasengewe, ndetse nuko Nyagasani yikoreye imirimo ye, kaza kurangira abaye umwe mu ntumwa za Yezu, akurikiye Kristo. Kubera Imana izarangira nyine ahowe n'Imana. Icyo twazirikana nuko turi kuri iyi si twese dufite ubuzima tubamo, dufite imirimo dukora, dufite n'ibibazo bidushikamiye, amadeni adushikamiye, n'ibindi byose bituma tutishima mu buzima bwacu. Ese ujye ubibwira Yezu? Genda ubibwire Yezu. Utambuka ryari mu kiliziya, ukabanza ugatura Yezu urugendo ugiye gukora. Ati, Yezu, hari urugendo ugiyemo, ubane nanjye. Ntugace ku rugo nawe, ntugace ku rugo. Yezu ni nyir'urugo, nawe ujye uca ku rugo umubwire uti, Yezu, hari urugendo ngiye gukora, ubane nanjye kuri uru rugendo. Yezu, hari umurimo ngiye gukora, ubane nanjye ushoboze. Yezu, hari ibibazo mfite byandembeje, ari wowe ushoboza. Bibwire Yezu byose. Ntugire ikuru na rimwe. Mvuze ikuru
sinyobe ko ari amakuru. Nyaboneka ntugire amakuru n'aya utayabwiye Kristo, utabwiye Yezu ibyawe. Nujya mu isoko ukagira ikintu ugura, ujye ubanza ubwire Yezu uti Yezu, iki kintu kigutuye ugihe umugisha. Niba ufite ingeso mbi kunaniye ikugoye kuvaho, yubwire Yezu uti koko unkora iki, ubabazwe ushavuzwe n'iyo ngeso, ujye mu kirizi, ujye muri chapelle ubibwire Yezu. Hari akantu narinjye kukubwira nako nugakora bizakunda. Uzi ko hari n'igisambo iyo kijya kuba kikabwira Imana kiti Nyagasani umbabare ntibafate, ndagusabye umbabare ntibafate. Koko yajya kwiba ntibamufate cyangwa agahindukirayo, ashaka kujya kwera ntibamufate, yasanga ba nyiri urugo bariyo ati ubwo batamfashe none reka mpite mbisezera burundu. Nawe nanjye gukubwira iki kintu ariko ntuseke. Niba hari ingeso mbi wateguye ugiye kujyamo, navuga nko kwandavura, kwinjira mu nzu z'indaya, kwinjira muri izo ngeso mbi zose zikwandavuza, mbere ya byose ujye ubanza usenye, ntuze kunseka. Niko ndi kwiyumva, niba ari byo nawe uze kubishoza urebe niba ari byo, uze kubanza usenge ubwire Yezu uti Yezu, ingeso ngiyemo umbabarire, ubanza usabe imbabazi imbere, ubanza ubiture Yezu. Uzi ko hari igihe cyaza kugera ugafatirwa muri iryo sengesho, ya ngeso mbi koko igahita irangira burundu, ugahita wizinukwa. Nuko ugafata icyemezo cyo guhinduka. Ngaka akamaro k'isengesho, nuko riraduhindura ya migambi bisha twari twafashe, kubera ko tubanje kubibwira Yezu. Yezu ko biri kose afite no kwaza kubyumva. Cyo bikora niyo umubwiye gusa nka nyirarurishwa nk'umuha information, umuha makuru, ntago bizafata. Ntukamenyeshe Yezu, ahubwo umugisha inama uti Yezu, ko iyi ngeso inaniye, ko uyu mubiri undembeje, ko mfite ibibazo nk'ibi, Yezu mbigenze nte? Yezu ariho wabigenza ute? Ujye utinyuka ubaze Yezu ko yabigenza ari we. Amaherezo uzabona igisubizo gikwiye. Yezu ntazagutererana. Yezu aho niho azagusanga, ubundi akagutoranya, akagukura muri ibyo bibi byose urimo, maze akaguhamagara ati nkurikira unkorere, kuko uri impano yanjye nitoranyirije. Ubyeyi wumvise ko ikintu cyose ari ukubanza gusenga, kubwira Imana ibyo ugiye gukora byose. Isengesho ko ricubya imyambi ya sekibi. Wa muhanga wavuze ati niba isengesho yari ritaguhindura, hindura uburyo ukora mu isengesho. Ese nawe Yezu muri kumwe kuri uru rugendo? Yezu muri kumwe muri icyo cyumba? Yezu muri kumwe muri ako kazi? Yezu muri kumwe? Matiyasi mutagatifu udusabire gukurikirana no gukurikiza Kristo buri munsi. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumukora Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.